abantu bakwiye no kumenya ko umuziki ari umuti wundi. Ngurugero rw'indwara muziki ivura. Burya hari muziki. Impamvu ngiye ntangwa itabi nuko ndi umukristo namenye ko ari icyaha kandi menya ko byakangiza ubuzima bwanjye. Ndabireka. Hanyuma wowe impamvu ushobora gukora indirimbo zitari indirimbo zihimbaza Imana cyangwa zitari indirimbo z'ubutumwa bwiza. Oya. Ntabwo wabikora. Nukuvuga ngo abantu batekerezaga ko mushobora gukorana aririmba indirimbo wenda tuvuge yavuga mu buryo umukobwa ari mwiza cyangwa se nk'ibyo. Ntabwo bishoboka. Oya, nk'ubu hari nk'amaeglise yagize wasi mu gufungura. Bafungure vuba. Insengero muri iki gihe cya COVID. Tubana bapushi nyeze kumva ahantu rimwe sinzi niba ari blague cyangwa byarabaye. Yego. Abantu bagiye gusenga Imana irababwira ngo ninde bababwiye ngo muze. Barababwira ngo igihe cyanjye ntabwo kiragera musubireyo. Abantu ntajya nibagirwa. Bantutse kubera umuziki. Abarimu benshi hamwe bavuga ati umuziki ntacyo uzakumara ariko ntabwo ntabagirwa kubera ko mbafite inzika gusa ari nk'uwibuka amateka. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Abadukurikiye waba uri kurebera iki kiganiro kuri telefone yawe cyangwa uri kukirebera kuri televiziyo, mashine n'ahandi, Imana iguhe umugisha. Tugusabye ko iki kiganiro wagifungura tukakireba ukakirangiza byaba byiza kurushaho kuko kiragufasha byinshi, kirakwigisha cyane cyane ufite inzozi zo gukora kano kazi. Amazina yanjye nitwa Senga Isayi, tuye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Suhuje abari muri ibi bihugu duturanye muri Kongo, Tanzania, Kenya, Burundi. Nsuhuje n'abari hirya y'umugabane wa Afurika, i Burayi, muri Amerika, muri Australia n'ahandi. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi rero twagize umugisha wo gusura umukozi w'Imana. Ni umwe mu bantu bakoze ibikorwa byinshi kandi byagize umumaro, bigira umumaro sosiyete. Twagize umugisha rero wo kumusura aho akorera ku kazi ke, ngira ngo murabibona turi muri studio. Ni umwe mu bantu bakoze indirimbo mwagiye mumenya, hari abatari bazi ko zimwe ari we wazikoze ariko agiye kutuganiriza ku buzima bwe bwahashize, atubwire no kubw'uyu munsi kandi biradufasha. Turamwakiriye rero, yatangira twibwira amazina. Murakoze kumpa ikaze kuri televiziyo yanyu. Nitwa Ndikumukiza Samuel, ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri. Ntuye hano muri Gisozi nyine. Yego. Murakoze cyane. Umugabo ufite umugore n'abana babiri, uri umukristo cyane rwose. Yego, niba atari banga usengera muri itorero. Ndi umukristo cyangwa se ndi umwana w'Imana. Yego. Sengera mu itorero rya Pentecote i Nyarugenge niho nteranira. Yego. Yego. Hanyuma mbere y'uko rero dukomeza ikiganiro twabanza tugaca bugufi tugasenga. Nta kibazo rwose. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse n'uyu munsi ukaba ugikomeje kubana natwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko twongereye uyu munsi. Mbere na mbere rero turasabye kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo atweza dutunganye mu izina rya Yesu. Amazina yacu uyahanagure mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi ikiganiro tugiye gukorera hano kibi cy'umumaro. Umwuka wera abe hagati muri twebwe, ibyo tuvuga bigirira umumaro ababyumva ndetse natwe ubwacu bitwongeremo imbaraga. Urakoze kuko byumvise kandi kuko bikora nk'Imana. Cyubahiro n'ubutware bibi byawe ni mu izina rya Yesu Kristo msabye nizeye, urakoze. Amen. Hanyuma tugusanze rero hano ku kazi wawe. Ngewe ku rwanjye ruhande nakoreye muri studio indirimbo nyinshi, ariko twatangiye gukorana kera. Ugikora utaraba donc ugikora disquette, sinzi niba ubyibuka. Ngira ngo wankoreye indirimbo kwa data ne mu ijuru kuri disquette, ndetse igihe kiza no kugera tuyisubiramo hano
mu buryo butari diskete dukoresheje nyine machine bisanzwe. Hanyuma uri umwe mu bantu nzi bakoze indirimbo nyinshi zitandukanye hano hanze zagiye zimenyekana. Wadusangiza ku rugendo rwawe kuva utangiye muzike kugeza uyu munsi? Urakoze cyane. Ubwo bunanyibukije nyine urwo rugendo ko urugendo rurerure, ariko wenda ntabwo umuntu yabirondora byose, urumva ni igihe kirekire yaciye ibintu byinshi. Kugeza ubu ntabwo nakubwira ngo nk'indirimbo nakoze, ntabwo nzi umubare exactement, ntabwo nakubwira ngo nakoze indirimbo zingana gutya kuko hari izo mba ntibuka. Ko natangiye gukora amadiskete nko muri 2000, natangiye gukora amadiskete muri 2005. Ukora diskete? Oya, ni mbere yaho, mbere ya 2000 kuko 2005 kuko nigaga muri Tronkom. Ukora diskete? Uvuga ngo nageze muri deuxième kora diskete guhera muri, urumva nko muri 2004, dufate nka 2004 kuzamura natangiye. Yego. Kuko niba ko hari korali yo kwishuri najyaga nkorera diskete. Yego, najyaga nkorera diskete. Kiriya gihe rero byari binagezweho diskete, iyo muziki yakorwa kenshi. Ndibuka ahubwo hari n'indirimbo wakoze, bishoboka ko zari diskete za zuriya mu mama wagiye muri Canada, Gerardine. Gerardine ariko namukoreye. Yego, nawe ndumva ashobora kuba nari muri Tronkom ko ni kera. Ni kera kuko urumva natangiye kwiga umuziki ndi mu wa 5 primaire. Nyuma y'umwaka umwe niho natangiye kujya nkora iyo muziki, ahubwo ndabyibutse. Yego. Kuko nagiye muri secondaire mbizi nyikora. Ubwo icyabagaho nuko hazaga nk'ama synthesizer atandukanye. Ariko buri synthesizer nyine ukamenya uburyo uri buyikoreshe. Kiriya gihe habagaho ziriya 1000, 1100, 2100. Zagiye zikurikirana gutyo kuko ndavuga ko iyo twatunze ya mbere muri korali yari 1000. Ni zaje muri za 2000 kabisa, izo ziza zari zikomeye. Barareba gukona na tableau yayo. Bari bwo bwa mbere abantu babonye amatableau nkariya, zari ziriho zitaga amakaziyo, zari zifite amatableau zagiraga. Ariko ubwo unyibukije ko izo diskete zagiye zimfasha nanone ku rundi ruhande ko nizo zanyishyuriraga ishuri, ndabyibuka. Najyaga nkorera amakorali, abaririmbyi, nakunda kuva ku ishuri muri weekend ngiye gukora indirimbo. Ukava ku ishuri muri weekend ugasaba gahushya nkajya gukora indirimbo amakuru y'amalare, hanyuma nkaza nk'icyonera ivare ngajya mu tubazo ubuzima bugakomeza. Ariko sabuko ari ikintu ushaka kubaza, kubera iki si kenshi ushobora kuvuga amafaranga na amalare ni uruherure? Urareba buri muntu agira inyito ashobora kwita ibintu bivanye n'inyito imubangukiye. Yego. Cyangwa se bivanye na societe yabaye. Yego. Ariko ni ibintu gusa byajemo haciye imyaka ariko sinzi impamvu bitangaza kuko umva nta ofete birambangukira kuvuga amalare, kujya kuvuga ngo amafaranga cyangwa abantu bifuza kuzaza hano muri studio mutegura amalare muyashyira hafi. Amalare ni nko kuvuga amafaranga, no kuvuga n'ururimi rusanzwe. Okay. None sisa mu mbere yuko utangira gukora diskete, hari ahantu baba barize muziki? Yego, nahuye n'umugabo witwaga Joseph. Joseph yari umwarimu wa piano mu Kivu. Ahabaga umuzungu yitwa Marlene. Niwe yigishaga imiziki. Joseph rero yaranze incuranga. Ngiye muganirije anyemerera kujya nyigisha. Naboneraho no kumushimira kuko yanyigishirizaga for free, amafaranga yanyakaga. Nagutse ushobora kubona nk'umwana ukabona afite impano ukamufasha. Yaranyigishije icyo gihe nize nk'imyaka nk'itatu, ariko najyaga niga muri vacances mvuye ku ishuri. Joseph yaramfashije cyane, yaramfashije ko ndi kwa kuteye dukora n'amarushanwa. Hari amarushanwa ya ministeri igeze kuba, icyo gihe nanjye baranyimvita
dufite certificat nakoranye n'abitwa ba Livingstone n'abandi n'abayeme w'Imana dufite ama certificat ya ministeri yuko turabacuranzi kweli yego certificat kabisa turazifite za ministeri ziriho kashe ya ministre yuko mwari musoje aho ngaho kwa Marirene musoje amarushanwa yari yabaye abantu bagacuranga juste utsinze akaba ari we utsinze bakamuha certificat ako si niki kintu wenda cyagukundishije muzike ni uko wavutse ukabyisangamo nyine umva ufite iyo mpano cyangwa hari umuntu wenda wegiyeho cyangwa se muri korari se donc ikintu cyatumye wumva ugize inyota yo gukora muzike gutyo kuruta uko watekereza kubaka cyangwa gukora ikindi kintu ikintu navuga cyatumye nkunda umuziki ari mukuru wanjye wacurangaga ubu ntabwo gicuranga ariko icyo gihe yacurangaga yajyaga acuranga n'urusengero cyangwa ku rusengero yari afite n'agapiyano yajyanaga mu rugo agacuranga mbikunda gutyo ariko nanone bisa naho byari nk'impano kuko ushobora gukunda ibintu ariko ntubikore cyangwa se ntufate initiative yo kubyiga ariko urubwo ndibuka ko yagiye kunyigisha abona nyine mbikunda ahitamo kunyigisha finalmente rero nza gusanga nyine n'impano icyantangaje nuko ubwo naje gutekereza abayo byose tuzi ko ibintu abantu bagiraho babikomora ubwo naje kubaza muzeye niba hari nk'abacuranzi babaga mu muryango wenda bavuzaga nk'inanga cyangwa gitari cyangwa ibindi ambwira ko nta numwe azi nta numwe azi muzeye afite imyaka 85 aracyariho ariko urumva imyaka 85 ubwo nshatse gukumvisha ko yabaza ayo mateka kuko nibo bantu bahari cyangwa badahari nta muntu azi nta trace yabyo muzeye azi na mukecuru nta muntu muri famiye cyase mu gisekuru wari umucuranzi ariko bidashidikanywaho Sam ushobora kuba uri umuntu wa mbere muri famiye yanyu uzi muzike ku rwego twavuga rwiza uyu munsi kuko nabikomeje urumva ibintu mazemo imyaka irenga hafi 20 urumva ububizi ni myinshi uratangiye rero umaze kwiga muzike gutyo hanyuma utangiye kwiga diskete se ninde wakwigishijeho diskete rero sinakubwira ngo ninde byabaga ari ibintu gutyo gusa ubona hari ibintu ndavuga nko kubizera hari ibintu ujya kubona ariko watekereza nk'amatrase yabyo ukabona ntabwo uri afata neza ko ni ibintu gusa byaje utamenya ngo harya ngo byatangiye gute urumva nk'ubwo nari muto hari umusore umwe wari inshuti yanjye yakunda kugira access kuri keyboard cyane mvuye muri vacances nkajya nza tukicara kandi dukora indirimbo akarikodinga nkaboneho ugashiduka nyine indirimbo urayikoze ibya diskete rero ntabwo byari bigoye ko ari ukukanda akabuto ugacuranga ukasevinga nakandi ukagenda wongeraho nta maparametre yandi maremare yarari bivuye rero kuri diskete ubaye umuproducteur kandi mwiza ku makuru nzi nshobora kuba nizeye neza nuko wigeze gukorana n'umugabo nawe ufite ibigwi bikomeye mu muziki nyarwanda bita Aaron Tunga yaba ariho wenda mwakoranye mu buryo bwo kugira ngo wiyongere ubumenyi cyangwa donc Aaron Tunga we mwigeze mukorana waduha kuri ayo makuru yego Aaron twarakoranye urumva niyo twatangiye gukorana utangira bwa mbere production yego ntangira production niyo twatangiye gukorana nawe urumva yamenye ya travers ayo madiskete yumva diskete zakozwe amakuru ari menshi diskete noneho kwa kundi twajyaga muri studio tujyanye diskete urumva nk'uburyo amakuru yagendaga akajyana amadiskete y'imiziki yabo wenda bakamuha nka reference nko kuvuga ati wenda iyi ndirimbo twayikoraga gutya bishobora kugufasha nko kuguha amayide ibintu nk'ibyo ngibyo noneho sasa guhora yumva izo ndirimbo akagira amatsiko yo kumenya umuntu uzikora ninde finalmente rero tuza guhura gutyo nyine ari korari nayo nakoreye amadiskete yagiyeyo
nza kubona ndiyo nanjye sinzi uko stress sinibuka ngo byagenze kuko rimwe gusanga abantu bavuga ati twagiye muri studio ke ugasimbuka ukabareba hageze baramupresenta uyu ni Samat uyu niwe wasamukora za ndirimbo wow tumenyana aho ngaho contact ubwo naho byahereye byose. Byumvikana ko Aroni itungana umuhanga sinzi niba hari n'umuproducteur mu Rwanda umurusha. Byumvikana ko uko biri kose yari yamaze kumva impano yawe yumva ni ibintu byiza mwarakoranye. Njye nibuka njya gukora indirimbo yitwa Yesu ujyumba hafi twayikoze ugikorera kuri studio hariya mu gikorana na Aroni Tunga hano i Remera. Hanyuma byagiye bikomeza bikura uri sinzi niba nubu ariko bikimeze uririmba muri korali imwe mu z'inyarugenge. Hanyuma uratangiye rero production utangiye no kwikorera ukurikije urugendo rwo kuva kuri diskete cyangwa se niyo twahera kuri ugicuranga bisanzwe ukaza ukagera uyu munsi ni zihe mbogamizi wahuye nazo rimwe na rimwe ukabona ko gashobora kuba ari akazi kagoye imbogamizi nituvuga imbogamizi wumve za zindi zishobora gutuma umuntu ashobora gufata decision yo guhagarika ako kazi byigeze uzihura nazo? Buriya mu kazi kose habamo imbogamizi mu buryo zigira ikigero cyangwa se ijanisha rishobora gutuma ufata umwanzuro runaka. Ariko nk'umuziki by'umwihariko umuziki usibye no kuvuga ngo wenda imbogamizi yindi biragoye kubona imbogamizi mu muziki yatuma uhagarika. Biragoye kuko umuziki ni ikintu ukora nawe ukumva uranezerewe. Uri umuziki utandukanye nuko wajya muri ofisi ugakora amadosiye boss cyangwa chef wawe yagusabye ukarwana no kuyarangiza ukaruha mu mutwe ntubone igihita kikuruhuka ntubone kuruhuka ugakomeza hari igihe ushobora gukora naho baguha malari ariko ukaze kugira igihe ukumva urananiwe. Ariko umuziki ubwawo no kuwukora urakuruhura mu mutwe ubwawo urakuruhura. Asubira ntiwakora umuziki ho ukaruha mu mutwe ushobora kunanirwa ariko pa kunanirwa by'umutima. Ushobora kunanirwa nk'uko umubiri unanirwa kubera ko nyine wabaye sirishaje cyangwa se umubiri ukeneye kuruhuka. Ibyo ni ibisanzwe mu buzima. Kandi nabwo iyo uruhutse donc nanone ntabwo uruhuka nk'umuntu ufite amavunane mu bundi buryo uruhuka juste nk'ufashe ka pause. Urona umuntu usangwa agiye kuruhuka arabana arwara amasemenaje ariko nta muntu arwara semenaje muri muziki. Muri muziki nta muntu urwara semenaje. Ushobora kunanirwa nturware semenaje wa muntu donc za ndwara ziterwa n'umunaniro kuko unakubwiye ko umuziki ubwawo ni umuti. Uri umuziki ni umuti. Abantu bakwiye no kumenya ko umuziki ari umuti wundi. Dore urugero rw'indwara muziki ivura. Buriya hari imiziki ivura stress, hari imiziki ivura umunaniro. Buriya nuko wenda muri Afrika bikiri hazi cyane ariko nk'iburayi donc hari imiti batanga cyangwa se conseil bakababwira kumva umuziki kukwandikira umuti nkuko muganga akubwira inaha akakubwira ati fata nk'ukwezi udakora wicara ahantu tuze uruhuke uwo ni umuti abaguhaye. Ariko kukubwira nyine ngo nkuko ndakubwira ati genda ufate paracetamol muganga nawe atoke none nkurikije nkiyeze ndwara umutwe muganga arambwira tugomba kumara amezi byibuze 3 udakora muganga amezi 3 udakora. Ariko ukibaza ngo icyo ni cyo gisubizo cya hafi nta kindi gisubizo wenda wakora ibyoroje ariko ugakora kuko iyo uvuze ngo ntukore nanone kandi gukora ibyo bidutunze ni kibazo ubwo nawe usigara wumvamo ikindi kibazo. Ariko icyo twavugaga ahubwo ni umuziki. Ari umutipe inshuti yanjye witwa Emimo ukora mu cya hafi afite ONG yitwa umuti mu nganzo. Umuti mu nganzo. Abazashobora bazareba iyo YouTube channel umuti mu nganzo. Ariko ni wa mutipe ushobora kujya gusura wasanga bari muri repetition naho waburwaye. Afite abana be nibo bavuza imiziki, mu batterie, mu pianiste, mu guitariste, bassiste, boss urahagera abantu barahagera kumva gutaha ukumva ubikeneye ukumva wagumaho. Umuziki ni umuti. Hanyuma nta mbogamizi rero zirenze wigeze uhura nazo? Oya, imbogamizi ziba ziri ku kigero cyo hasi
kubera ko ushobora guhura n'umuntu udasobanukiye iby'imiziki wamukorera ibintu akavuga ati ndashaka ibi ngibi kandi ibyo wari umuhaye ari byo byiza nk'iyo aba ari imbogamizi ariko urumva kubera ko umuntu aba ari gushaka yego ntacyo bitwaye urabyihanganira juste urihangana nk'umunyarwanda navuze ngo ushaka inka aryama nkayo mu kazi kose abamo nyine imbogamizi ariko nta mbogamizi idasanzwe kuko si imodoka uvuge ngo wakoze accident yaguye munsi y'umuhanda impanuka rishobora kubaho ni ibintu bisanzwe nko kumuyura ushobora kuza ugatwika nk'akapareye ariko umuziki ni ikintu ushobora gukora cyiza kiguha amahoro kiguha umutuzo kandi umuziki ugira umwihariko wo kudevelopa ubwonko cyangwa se imitekerereze y'abantu umuziki buriya umuntu ayumva umuziki kenshi ashobora kuba umuhanga se nicyo cyaba bivuga cyane rwose buriya ahubwo abahanga benshi bagaragaza ko bari abanyamuziki abahanga benshi tubwiye ko ntazo kandi koko turabyumvise twumvise ko umuti nanjye sinari nzi ko umuziki ishobora kuba umuti gusa byo mu bigaragara muziki irakundwa hanyuma se Sam wenda kuva utangiye kugeza uyu munsi ibyiza uvuga uti ibintu numva njya nibuka kwa kundi umuntu yicara agatekereza mu bintu yakoze mu buzima yahuye nabwo mu byo yagiye abantu yahuye nabo income byose ubifatanije hamwe hari ibintu bihari wibuka uvuga uti ibi bintu ndabyishimira kubera aka kazi nkora bishobora kuba ari ku giti cyawe cyangwa se no muri sosiyete rusange urumva mu rugendo rw'umuziki nibyo nakubwiye ni habamo ibintu bitandukanye ariko habamo n'ibyiza habamo ibintu byiza umuziki usibye n'umuziki cyangwa se buri domaine yose umuntu habamo nimu connecta so mu muziki rero wenda ngira ngo ikibazo warumbajije niba numvise neza ni nk'ibyiza n'abana naraboneye mu muziki cyangwa se kuba urumva umuziki wamuje n'abantu ibyo nari nkubwiye uyu umuntu umaze imyaka 10 acuruza afite abantu baba baziranye kubera ubucuruzi umaze imyaka 10 abantu umuceri ufite abantu b'inshuti kamere bahoraho bo mwahujwe n'umuceri nubwo ucuruza banavuga bati umuceri na tuzu uryoha wahariye voilà urakoze cyane umuziki wamuje n'abantu benshi batandukanye bifasha kumenya ama karakteri y'abantu kuko urumva ukorera abantu batandukanye yaba abanyamahanga yaba abo mu gihugu imbere ab'imico itandukanye ku buryo bigufasha kumetriza kumenya abantu kuko umuntu hari abantu bakunda imiziki ariko batayisobanukiwe hari n'abasobanukiwe imiziki dufata urugero nkawe kuko ufite notion ku miziki birakorohera ko wazo wenda ukanama ide hari n'undi uza noneho akakubwira ati ariko ndumva ushobora gukora akantu kavuga gutya ibintu nk'ibyo ngibyo ariko gucyo nashatse kumvisha n'uburyo nyine umuziki uguhuza n'abantu benshi kumenya karakteri zabo bantu umuntu kubwiye icyo ngicyo ukora iki ese icyo akubwiye wakimanaginga gute kugira ngo nawe yishime cyase yumve ko produit wayitayeho hari no kubwira ibintu biri bizarre wumva bidashoboka ariko mukaganira mukanegusya mukagiraho muhuriza so umuziki rero urumva ni hamwe usanga nka 90% by'ubuzima umuntu abayemo by'abantu muziranye mwahuriye mu muziki mwahujwe n'umuziki icyo ni kimwe mu bintu wumva cyakubereye cyiza ni cyiza kuko urumva mu muziki buriya mu muziki ni nka siporo nk'ubu nkunda siporo nkunda gukora siporo muri siporo ni hahandi uhura n'umuntu uri muri cross utamuzi nawe atakuzi ariko aragusuhuza ariko wamunyuraho esprit ubona ko abonye umuntu bari gukora igikorwa muhuriyeho mwese mwazindutse saa nubwo mutaziranye gusa utari gukora nk'ibyagiye atakwiyumvamo ukamuha courage so no mu muziki rero usanga abantu baba mu muziki buriya nta mahane nta matiku nta bugome ni ikintu bahuriramo bakanezerwa bagakomeza ni uburyohe umuziki ni uburyohe none se hari akabazo nibajije tuvuge ko wagiye uhura n'abantu benshi batandukanye bakora kandi abantu urugero ntabwo banganya bari kuri level zimwe mu miririmbire
noneho tuvuge hariho umuntu ushobora kuza akagenda agashaka amafaranga, tuvuge indirimbo hano muyikorera amadolari 100 cyangwa se kuzamura bitewe n'uburyo umuntu abishaka, hanyuma akaza ariko we akaza yishyizemo ko agomba gukora indirimbo, ariko pe kuririmba kugira ngo donc umuhe tempo bihure bikaba bigoye. Iyo rero nibyo biri mu bintu bigaragaza karite z'abaproducer. Aho ngaho niho cyane karite za producer zigaragarira. Hari nk'abantu nzi batajyaga bihangana, waza waririmba nabi akagusohora ugataha nayo mafaranga akayabura. Ukibaza se ninde uhombye n'uwaruje, kuko uwaruje we ashobora no kujya ahandi, hari abandi bari bwihangane bakayafata. Ubwo uhombye ninde? Si niwo musubije. Kandi washoboraga kwihangana ukamunegosiya ukanamugurura, kuko uriya dufite uburyo wenda abantu batwizera bivanye na experience, nkuko bisanzwe mu buzima umuntu wese akurusha ikintu abakikurusha, hari uburyo ashobora kubigorora. Ubu ushobora no kumuhindurira, wenda ukaba wamuguidinga mu bundi buryo, ariko ikintu cye akagisohorera aho ngaho, agataha anyuzwe na service umuhaye. Urumva rero icyo nari nkubwiye ko biri muri karite nyine abantu bagira iyo patience, uko kwihanganira umuntu. Harimo abantu rwose baza ukabona banakunze umuziki, yazanye amafaranga ye rwose, ukabona afite ubwo bushake cyane. Irifo kumufasha, kuko umuntu nk'uwo uyu mubwiye ngo uririmba nabi ntubishoboye buri bumuciye intege. Niho kubona umwana muto yatangiye gukora utuntu nk'isuku, dufate umwana afashe wenda nk'igitambaro ari guhanagura ameza, ashobora gufata igitambaro kinanduye cyanduye, kubera ko ubona umukozi ahora ahanagura ameza nawe akabikora, we atazi ko ariho arayanduza, ariko icyo ari gukora ni cyiza, wenda nuko adasobanukiwe uburyo bwacyo. Umuciye intege rero ukamubwira uti ni bibi, buri bumwangije umutwe. Aho gushaka kumubwira utoke ni byiza ibyo ari gukora, ariko noneho reka tugikamure gise neza ubone guhanagura. Ubutaha niyo yongeye kubikora, ubutaha iyo yongeye abikora azi icyo bamubwiye, arabanza akakigira neza kigasa neza. None se Sam, utubwiye ko uri umukristo, hanyuma ukora n'aka kazi nyine ko gutunganya indirimbo muri studio. Ushobora gukora indirimbo zitari indirimbo zihimbaza Imana, cyangwa zitari indirimbo z'ubutumwa bwiza? Oya, ntabwo wabikora. Ni ukuvuga ngo abantu batekerezaga ko mushobora gukorana, aririmba indirimbo wenda tuvuge yavuga mu buryo umukobwa ari mwiza cyangwa se nk'ibyo, ntabwo bishoboka. Oya, uriya ngiye ntangira gukora indirimbo, sinzi uriya uri muntu nyine abafite ukuntu yafashe umurongo we, ariko ntangira gukora indirimbo antukana bwiye Imana ko ibyo bintu numvaga bitandi mu tusemple. Kumva nzakora indirimbo zifite ubutumwa bwiza. Ushobora kuba ubutumwa buvuga guhuza abantu, Kamana buvuga Kristo kuba mwizera. Ushobora kuba ubutumwa bukangurira abantu kwirinda ibibi, ibiyobyabwenge, urugomo, inzangano, amacakubiri. Iyo ngiyo umuntu arayikora. Ariko ibindi byo kuririmba, sinzi, urumva nk'ibyo waruvuze, nk'urugero waruvuze, hari indirimbo nyine wumva utakora, kandi ntabwo nyine ushobora kuzikora. Uko yaba bakwishyura uko kungana kose ntabwo bishoboka. Importe naho yanyishyura ngana iki. Sam, niye mpamvu wumva utakora izo ndirimbo? Niko umutima wanjye umeze. Ni nkuko umuntu yakubaza ni nkuko umuntu yakubaza ngo kuki wumva utanywa itabi. Hari umuntu uvuga ati impamvu ngiye ntanywa itabi nuko ndi umukristo, namenye ko ari icyaha kandi menya ko byakangiza ubuzima bwanjye, ndabireka. Hanyuma wowe impamvu buriya hari ijambo rimwe wenda abantu ntibanyumve nabi, ariko hari ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo ntukicaye n'abakobanyi, ngira ngo iyo verse abantu barayizi, ahubwo amategeko y'Imana ariyo wibwira ku manywa na nijoro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buriya hari genre y'ibintu ujyamo ugasanga nawe bigiye kukwangiza, kuko buriya hari umuntu wavuze ngo umuntu avuka ari mwiza, umuntu avuka ari mwiza ariko yicwa na societe. Uko agenda kura societe ubamo abuha umwanya wo muganira. Niho ndi wavuga ngo wavuze ngo mbwira bo mugendana nkubwire uri we.
urumva rero dufate nkanjye ndi umukristo yego niba haje abantu 15 baririmba ibintu nk'ibyo tuvuge barimba nk'ibishego cyangwa ndabita ibishego ibyo ubwabyo urumva umuntu mwaraza kandi ngo bafite systeme zabo yego nk'ubu twakoze ikiganiro babanje urasenga yego kuko hari ofete hari imbaraga uri huremvita hari umwuka uri huremvita byose biri mu mwuka hari umwuka uri kwemvita kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza kuko gishingiye kuyoboka Imana sicyo turiho nundi afite undi mwuka yemvita urumva biba bitandukanye nase abashobora gusenga yemvita uwo mwuka wundi se oya urumva nibyo ndi gukubwira nyine donc niba umuntu aje kuri indirimbo y'ibishego tubifate wenda nk'urugero ariko ni ibintu biriho ntago bikwiye kubigitangaza hari abarimbyi baririmba wenda akabanza nko kunywa nk'akayoga kugira ngo yumve cyangwa kandi ka pression agafata kandi kantu kamwongera nyine iyo pression akantu k'akayobya bwenge hari abafata mu yindi hari abafata ibiki kugira agiye muri mood twe tubanza gusenga twe mood yacu nuko uvuga uti Imana ndakwemvita kugira ngo ububani natwe mu byo tugiye gukora kuko byose nibeshe izina ryawe icyubahiro urumva rero ni imyuka ibiri itandukanye ofete biri mu mpamvu ntashobora kubikora urumva niba abantu baza kabiri gatatu harimo ibintu byinshi donc warabiretse ariko impamvu ya nyamukuru niyongeye none se Sam ntabwo wowe bashobora kuza gutyo wenda ukaba impamvu yo kugira ngo bahinduke ukaba ufite target yo kuba uvuga uti nubwaje ariko nzamuganiriza buhoro buhoro wenda bizagenda aho bihinduke tujye mu nzira imwe byose burya iyo cyangwa uhita ubihuzana rya jambo ngo ntimukicarane n'abakobanyi buriya wenda nuko nabivuze gutyo ariko ntabwo abantu ntibanyumve nabi buriya ibintu byose biri mu mugambi w'Imana nta muntu wabihagarika cyane kimwe nuko hari ababikora bikagira igihe bagahinduka yego bakava muri ibyo bakaza mu murongo mwiza niba ariko navuga ariko urumva ngewe naho byaba kuvuga ngo nzamuhindura yego kiretse bibaye bya bintu biri mu mugambi w'Imana kuko nge ntabwo mpindura umuntu nta bushobozi mfite bwo guhindura umuntu abo tuganira nabo ni benshi ariko umuntu ntahinduke none se Sam ubwo wihaye intego yo gukora indirimbo z'ubutumwa bwiza indirimbo donc zihimbaza Imana zifite aho zihurira n'imibereho myiza y'abantu kuko burya iyo umuntu ahindutse akakira Kristo Bibiliya yavuga ngo ababaye icyaremwe gishya none ikavuga ngo ibya kera biba bishize none hari inkunga cyangwa se hari uburyo ujya ubitegura ukavuga uti wenda mu mwaka nako nzakora wenda nshobora gukora indirimbo wenda 1,000 ukavuga uti muri izi 1,000 harimo 200 nakita nka support yanjye ivuye mu maboko yanjye ibyo bintu byo ujya ubitekereza kubera ko urumva iyo bibaye uvuze ko no gukorera Imana haba hagomba kubonekaho na support yawe kuko nubwo wenda twaba tukwishyura ntibihuye n'akazuba wakoze ariko nawe hari icyo ujya wumva wakora mu rwego rwo kugira ngo donc usupportinge umurimo w'Imana ndabikora cyane rwose cyane ahubwo nshobora kuba ndi no mu bantu babikora kurusha abandi niko mbitekereza urabikora cyane ubuse ni izihe ntego kuva tuvuge hari ukuntu umuntu agira plan mu mwaka akafata inzubaka inzu wenda cyangwa se izabigeze muri fondation cyangwa ndi kubitegura cyangwa se uyu mwaka nzaba naguze ikibanza wowe muri aka kazi ukora hanyuma ubihuje nuko ari yobokamana akenshi focusingaho hari nk'intego ujya wiha ukavuga uti ngomba kuba nakoze ibi mu mwaka cyangwa mu gihe kingana gutya bijyanye n'iki tuvuge n'urugero ushobora kuvuga uti ngewe nk'umuproducteur umaze kugira izina rinini kuko nge nzi ko wakoreye korari nko mu makorari azwi ubu wakoreye korari Jehovah Jireh ukorera korari Oziana ukorera gahogo zira za mbere nibaza n'iza kabiri niwe wazikoze ukora n'amakorari menshi Sam ntabwo umuntu yayabara ngo yavemo noneho hariho igihe wenda ujya wicara ugatekereza ukavuga uti nk'umuproducteur wakoze ibintu ibi nibi wenda ushobora gutegura concert yawe ya studio ushobora kugira wenda
nk'ibiganiro icyo uvuga nacyumvise. Urakoze cyane ahubwo umpaye umwanya mwiza wo kubitangira kubivuga nubwo iyo launch ntarayitangira. Yego. Natekereje gukora album. Yego. Gukora album ariko atari indwiririmbye. Ariko nyitekereza mu buryo bw'ivugabutumwa. Ivugabutumwa numva hari umusanzu natanga mu ivugabutumwa, numva Imana ibisize ku mutima wanjye cyane. Finalement rero ngenda nkompoza indirimbo. Ni wowe uzikompoza? Nkakora composition. Yego. Indirimbo nkazibika. Nkakora composition nkabika. Ubwo byavanaga n'igihe. Ntabwo nishavuye ngo ngiye gukora composition. Byarazaga gutyo ngakompoza nkayibika. Finalement rero nza kumva ngomba gushaka uburyo noneho byo bintu nabishyira mu bikorwa, feasibility yabyo. Hama umwuka arabinyoboramo, ntangira kuganiriza abashuti banjye babaririmbye, birumvikana ibitekerezo bien sûr babaririmbye baracyumva. Yego. Projet ndayitangira. Ni kuvuga ngo we araza akaririmba, banaranditse indirimbo narayicuranze, akaza akaririmba, nta kindi araririmba gusa, indirimbo ikajya hanze. Ubwo rero mboneyeho no gushishikariza abantu kuzikurikira. Abo twagiye dukorana, wenda abantu batazana byumva mu yindi angle itariyo. Yego. Nagiye mbasaba ko bibaye byiza bajya bakora ama video nabo yazo. Wabishobora gakora video yayo. Kuko byamfasha ngewe ubwo kuba ubutumwa bwagira kure. Yego. Cyase kuba igitekerezo cyanjye cyagira kure hashoboka, cyamenywa na benshi. Ubwo nzishyira kuri YouTube channel yanjye. Hamaze gukora rero abantu benshi. Yego. Nifuza ko mu kwezi kwa gatandatu bizaba byarangiye, projet yose izaba yarangiye iyo album. Yego. Ubu hamaze gukora, hamaze gusohora indirimbo enye. Yego. Alex yarakoze, Papi yarakoze, yarasohotse nawe. Yego. Hari uwitwa Espoir muri Kenya, inshuti yanjye n'umunyarwanda. Yego. Indirimbo yarasohotse. Hari Patient Bizimana. Yego. Nawe yarasohotse. Hari na Tonzi. Tonzi nawe yarakoze, indirimbo yarasohotse. Yego. Gabi yarakoze, irasohoka. Ubwo nyuvugize itarasohoka. Hari iri muri. Yego. Hari Aime. Hari indi ndirimbo ya Alex nayo izasohoka. Hari indirimbo ya Serge. Hari n'indirimbo ya Dominique. Hari n'iya Harine. Donc iyo ni album ya mbere. None se uteganya gukomeza? Sindabimenya. Umwuka niyongera kubinyobora nzokora, ariko ntabwo ari ikintu mvuga ngo nzajya nkora buri gihe. None se Sam, nk'umuproducteur umaze kuba mukuru, hanyuma umaze no gukora ibikorwa byinshi, ntabwo ujya utekereza ko ushobora kuvuga uti mu ndirimbo nakoze, wenda tuvuge n'urugero, ngira ngo abadukurikiye bazi Sam wakoze indirimbo z'amakorari menshi. Hari umushuti wanjye aba muri Amerika, ajya aririmba indirimbo ivuga ngo arayikunda cyane ku rwego yambwiye ko ni gace adashobora kuyiririmba, kandi azi kuyiririmba neza nubwo ari umuntu mukuru, ariko azi indirimbo ya korari niba zishobora kuba ariyo mu Biryogo, niba rirangurura, ivuga ngo sindinya ko abantu bamuseka iyo ndi kuvuga Imana. Ntabwo ujya utekereza nk'umuproducteur nkawe wakoze izo ndirimbo nyinshi n'izindi tutavuze, ukavuga uti wenda ugategura nka konseri kandi igamije kuvuga ubutumwa bwiza, noneho ugashaka zimwe mu ndirimbo zakorewe hano muri studio yawe, ugahamagara izo korari cyangwa se niba ari abaririmbyi ku giti cyabo, ku buryo ushobora kuvuga uti umusanzu wanjye mu mwaka n'uyu, wenda niba ari iminsi 3, niba ari iminsi 2, ushobora kubikorera hano i Kigali cyangwa se mu ntara, donc bikitirirwa studio. Ntabwo icyo gitekerezo cyo ugifite? Icyo ntabwo ndagitekereza. Urumva ni ibintu biba bigoye, bisaba gukordona abantu, guhuza ibintu byinshi. Yego. Ofete ubwo icyo nari natangiyeho nicyo ngicyo. Nacyo si ikintu cyoroshye, ni ikintu natangiye guplaninga haciye imyaka, ariko ntangira kubyishyira mu bikorwa umwaka washize.
urumva nko gukora izo composition ubwabyo zikuzura ugahamagara buri murimbyi akaza akavuza akaza akaririmba. Yego. Hari n'abacuranzi bandi dukoresha bavuza, ariko urumva nko kuvuga ngo uhamagaye korali urazihuje ukoze nk'igiterane mu by'ukuri ni ikintu cyiza, umusanzu mwiza. Yego. Mu buryo bw'ivuga butumwa. Ariko nanone ni ikintu gikomeye cyane gisaba ko umuntu atekerezaho neza, kuko urumva burya guhagurutsa korali dufate uburyo bwose, yaba ari muri Kigali yaba ari hehe biragoye, kuko urumva bari abantu benshi. Bitandukanye nuko naguhamagara ahubwo ati ngino tujye mwivuga butumwa hano. Ndi ngenyine. Hanyuma se mu ndirimbo nyinshi wakoze, nyinshi watubwiye ko utazi umubare wazo. Wenda tuvuge n'urugero, hari nk'indirimbo nke cyangwa nyinshi nawe wumva zigufasha z'ibihe byose kuri wowe. Shobora kuba aririmbwe na korali, shobora kuba aririmbwe n'umuntu ku giti cye, kwa kundi umuntu wenda uri nko gusenga ukaba wayisengeramo, kwa kundi uri kuruhuka nkuko watubwiye ko umuntu ashobora kumva muzika ari kuruhuka, ukavuga uti indirimbo imwe ebyiri eshatu ni playlist yanjye mu ndirimbo zakozwe nanjye Samuel. Ibyo birashoboka? Mbo urumva hari indirimbo ni nyinshi, indirimbo nagiye nkora ni nyinshi. Yego. Ariko hari nk'indirimbo iza ushobora gukora ukumva ni nk'ubutumwa bwawe aho uri guhabwa uri kuyikora. Indirimbo dufate niba narakoze indirimbo yenda zirenga 5,000 zose ntabwo umuntu aba azibuka. Wapi? Gusa uyumvishe umenya ko ari wayikoze kuko umenya touch yawe. Ariko hari indirimbo isigara mu mutwe bivanye n'icyo umwuka yashatse kukubwira muri iyo ndirimbo. Izo ndirimbo rero zirahari, hari indirimbo zansigayemo cyane. Yego. Hari umushuti nakoreye indirimbo. Yego. Uba muri Nigeria witwa Sike. Yitwa Sike. Hari indirimbo rero ize kubera ko sinzi niba ari uko wenda ari ijambo ry'Imana riri we aririmba ijambo ry'Imana gusa, aririmba ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mvuga ni verset biblique, nta bitekerezo biri hanze cyangwa ibindi. Mvuga ngo avuga ijambo riri muri Bibiliya. Ariko kuko ijambo ry'Imana nyine rigira imbaraga zaryo, rihora riri fresh, umuntu araryumva bushyashya. Hari indirimbo yaririmbye ivuga ngo ahantu aririmba ngo mwituze no mu byiringiro niho duherwa imbaraga. Mwituze no mu byiringiro. Yego. Hari channel afite yitwa Ego Music. Yego. Abantu bashobora kuyisura babishobora. Ariko hariho izo ndirimbo, hariho indirimbo nyinshi cyane. Hariho n'indi ndirimbo ivuga ngo Yesu Kristo niwe bwenge. Hari igihe mu bizera, ubwo ndabwira abizera, hari uburyo umwuka aza akagusobanurira cyangwa se akagira akabyibushya, tuvuge nko kubyibushya ijambo muri wowe, cyangwa se akakuza ijambo muri wowe mu buryo ubyumva muri wowe wa muntu w'imbere. Kumwe bavuga ngo umuntu w'imbere akabyibuha kabisa akakumva arashisha. Ariko kuba wabisobanura mu bantu, wabwira abantu bikagorana uko biri ariko wowe ubyiyumvamo, kuko Imana ishobora kuguha ibintu wiyumvamo akaba ari ibyawe, utakubwiye ngo ujye kubwira abantu. Ntabwo nakubwira ngo urumva ngo bemeze gutya na gutya. Ariko Imana akenshi ikorera mu magambo yo ikarihindura ukundi bivanye nuko ishaka kugaburira wowe mu bugingo bwawe. Yego. Kange wena ntabwo ndi umupasiteri avuga ubutumwa cyangwa agira iki, ariko hari uburyo nk'ijambo nk'iryo ngiryo iyo ndirimbo yantinzemo, mu ndirimbo zantinzemo. Yesu Kristo niwe bwenge bw'ukuri yahozeho kuva kera uhereye na mbere. Ubwenge n'ubushishozi biva kuri we. Urumva ni amagambo aremereye, cyane. Yesu Kristo niwe bwenge bw'ukuri. Ubwenge bw'ukuri ufite n'ubwenge ariko kongeraho bw'ukuri. Yahozeho kuva kera uhereye na mbere. Ubwenge n'ubushishozi biva muri we. Bivuze ngo nta muntu ushobora gupfa gushishoza atari we bimuhaye. Ntibishoboka. Buriya gushishoza kose nyabyo bitangwa nawe.
hari umupasiteri umwe umaze iminsi anezeza, yego, amaze nk'ibyumweru nka 2 ariho arigisha, yaravuze yarayimagishije ijambo rivuga ngo gukora kw'Imana, yego, mu gihe cyayo. Ni nk'ibyo ngibyo, gukora kw'Imana mu gihe cy'Imana. Sinzi n'icyo gukora kw'Imana ni ukuvuga ngo igihe kigeze, gukora kw'Imana mu gihe cy'Imana. Wenda wanyihanganira gatoya nkareba ku kantu kugira ngo nkaguhe neza. Yego, amaze iminsi yigisha ngo umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana, umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana. Ubwo twari turimo turavuga nyine kuri iyo sije y'ukuba yitwa Ntabwoba Joseph. yego, yitwa Ntabwoba Joseph, biri kuri channel yitwa communauté chrétienne indépendante. Donc nacyo, yego, umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana. mu gihe cy'Imana. Samu guse niki byagufasha? Umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana, yego, yariho avuga ibintu byanejeje umutima cyane. Umurimo n'uw'Imana, yego, igihe nacyo ni icy'Imana. ni icy'Imana. Natwe turabimana. Ona nk'ubu hari nk'ama eglise yagize wasi mu gufungura, bafungure vuba, insengero muri iki gihe cya covid. Akaba n'abapushi nyeze kumva ahantu rimwe, sinzi niba ari blague cyangwa byarabaye. Yego, abantu bagiye gusenga Imana irababwira ngo ninde bababwiye ngo muze. Barababwira ngo igihe cyanjye ntabwo kiragera, musubireyo. Bari babafunguriye, urumva bari ni kwa kunda abanyamadini wenda swati bashobora nko gusaba bati ibyo mwatusabye byose turabyujuje. bageze mu rusengero, bageze mu rusengero, umuhanuzi ati ninde bababwiye kuza. Ubona abantu benshi bariho baritotomba kubera udupfukamunwa n'ikindi muri ubwo buryo. Ariko iri jambo rivuga ngo igihe cy'Imana mu gihe, umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana, mu gihe cyayo, nicyo kintu nyine abantu benshi usanga babura, kubera ko usanga twihuta cyane gukora ibintu bitari mu gihe cyabyo, bikatuvuna. Rero biratuvuna, ni mpamvu turi kuvunika. Biravunana, buriya biravunana gukora ikintu kitari mu gihe cyacyo, uravunika. Yego, ariko se Sam, hari ikibazo nibaza. Ubu tuvuge uri kugenda uba mukuru kuko umaze kubyara 2. Wenda mu gihe kiri imbere uteganya kuba wahagarika aka kazi, wenda ukakora ibindi, ubiteganya gute? Kugahagarika naba mbeshye mvuze ngo nagahagarika, gusa ibyo nteganya byo ni byinshi kuba nakora, nk'ukora ibintu byinshi bitandukanye byunganira. Kandi muri kino gihe nta muntu upfa gukora ikintu kimwe. Ubonye uburyo bwo gukora ibintu byinshi biba byiza. Kimwe gishobora kugira intege nkeya, ikindi kikakifasha, kikacyunganira. Nk'ubu abantu bari kwiruka mu bucuruzi bw'ibiribwa. Yego, ubu ngubu umuntu ufite amafaranga ntamugira kujya mu biribwa, kuko dufate nko muri covid. Covid se hari ikindi cyakoraga? Nta kindi cyakorwaga. Yego, covid nta myenda abantu baguraga. N'ubu urebye ntabwo ari cyane. Ni kawunga, ni umuceri, ibishyimbo, ibiribwa, amavuta. So ariko ntabwo ari byo byonyine, ibintu byo gukora ni byinshi. Gusa iyo umuntu afite ibintu byinshi, kimwe gishobora kugira intege nke, nibwo buzima bwiza. Umva donc musique ntabwo wayireka, ahubwo wenda washaka ibindi ku ruhande ukora bibyunganira. Yego. Sam, musique wumva ari ikintu ushobora kuraga umwana? Biragoye. Iyo bigiye kuba umurage, buriya umurage kiba ari ikintu gikomeye. Yego, kiba ari ikintu gikomeye. Burya ikintu uvuga ngo uraraga abana, ibyo bari ibindi. Gusa umwana wanjye wabikunda, nabimufasha akabyiga, nabimufashamo uko nashobora. None se Sam, ariko ntabwo nahatira umwana kujya mu muziki. Impamvu se utamushishikariza kujya mu muziki ni iyihe? Hari impamvu nyinshi cyane ko urabona watubwiye ko nta mbogamizi zirenze wahuye nazo zishobora gutuma wabihagarika. Hanyuma twese twumva ko ari akazi keza, donc umuntu yakora igihe icyo ari cyo cyose,
none impamvu udashobora kubisigira nk'umurage w'umwana wawe kuko byanze bikunze mu bana uzabyara hazavamo bikunda byanze bikunze kuko nk'umwana wawe w'imfura yumva indirimbo hano yayikunda usanga ejo yayifashe mu mutwe hanyuma ni iyihe mpamvu wumva utabisigira umwana nk'umurage? Hari impamvu nyinshi ariko hari kuba umwana ashobora kuba afite ibyo yikundira ku giti cye ntabwo wabimukuramo kandi rifo ko ahubwo bimushyigikiramo we ibyo akunze. Hari nk'uburyo mu Rwanda wenda hakiri umuco cyangwa se byanabaye mu bihe byatambutse byari cyane n'ubu biracyariho, yego, uburyo ababyeyi bashishikarizaga abana kwiga ibintu abana badakunda we ko gusoma ibyavuze atari ko mbona ya bintu by'ubwubatsi bifite amafaranga wagiye kubyiga, ariko umwana atabyiyumva, ariko umwana akaba atabishaka wenda ashaka kwiga nk'ubuganga akiga ubwubatsi akazagenda asaza ntacyo mumariye, yego, gusa akaba afite diplome iri aho ngaho. Kanjye ntabwo nagize amahirwe yo kwiga umuziki, yo niga umuziki wenda hari nari kuba ndi ku rundi rwego, ariko nagiye kwiga ubwubatsi. Kugeza ubu ntabwo ndubaka, maze imyaka hafi 10 n'ingahe ndangije kwiga, ariko ntabwo ndubaka. None se ariko nk'iyo nza kugira amahirwe nk'ababyeyi bafite ubushobozi bakanjyana mu muziki, nabwo ubwo bisaba ko babanzaga kubyumva. Mu bihe bya mbere ntibabyumva, babanzaga kubyumva kuko ubwo nabwo ni histoire, ubwo wawutumye subira inyuma. Buriya twarakubiswe cyane, twaratutswe kubera umuziki, inkoni zisanzwe. Umuziki umuntu akakureba uri mu muziki ntacyo uzimarira, imiziki nta kimaze. Ariko kubera ko nyine burya niba bavuga ngo kubaho k'umuntu biri mu biganza by'Imana, Imana nibizi icyo umuntu azaba cyo. Abantu ntajya nibagirwa bantutse kubera umuziki, abarimu benshi hamwe bavuga ati umuziki ntacyo uzakumara, ariko ntabwo ntabagirwa kubera ko mbafite inzika, gusa ari wibuka amateka bigatuma utakora ikosa nk'iryo yakoze. Uragutunze, untungiye umudamu, untungiye abana, ubana mu nzu nziza, tubivuze ndi twaba tubeshye ahantu heza rwose. Nta kintu ntabwo naburiye mu muziki, nahuriyemo n'inshuti, nagizemo connection ya bene data n'abandi n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko wasubiza amaso inyuma ukuntu abantu bakubwiye amagambo menshi mabi, ntacyo uzimarira, ntacyo uzigeza, umuziki ntacyo uzagufasha, nabwo bakaba bafite reference yo kubona nk'abanyamuziki wenda bigenda bihindukamo gakeya, ariko usanga kenshi bagira imyitwarire itari myiza. Nk'umubyeyi rero yakwicara akareba akaba amaze nk'imyaka nka 40 cyangwa 50 akabona nta munyamuziki n'umwe azi muzima, akabona ubigiyemo ati noneho ngushyishishana. Nkanye njya kwiga muri secondaire bagiye kunjugunya ahantu kure kugira ngo bampungishe umuziki, kuko ubwo namaze kwiga umuziki muha uruhare runini cyane, ntangira kumera nkaho ntsindwa. Urumva umubyeyi afite inshingano yo kureba none icyagufasha kugira ngo udatsindwa. Abana bose niko bamera, umwana agiye mu kintu ntumukurikirane, ubwo akijyamo cyo hari ibipfa. Ubu biratandukanye, abana biga umuziki, ababyeyi bakanabakurikirana n'amasomo asanzwe bakagira igihe, urumva ibyo byose. Ariko twaratutswe, abantu bati umuziki ntacyo uzakumarira hafi normal, ariko Imana kuko ari nziza ikabihinduramo, ahubwo bya bindi abantu bavuga bati Imana ishimwe ko yaguhaye, yabikoze neza, yaguhaye impano. None se Sam, waduhaye indirimbo z'umuntu umwe wumva zihe byose twavuga kuri wowe, nizo zonyine? Oya, ntabwo ari izo gusa, ntabwo ari izo gusa, izo nizo nkubwiye kubera ko zifite ukuntu, hari indirimbo iza ikinjira mu mutima wawe ku buryo ushobora kuyibuka mu buryo bworoshye, ariko hari indirimbo nyinshi cyane ziba zifite amavuta cyangwa se zifite umwuka w'Imana, nazo ziza gusa. Buri ndirimbo zikora mu gihe cyazo, zikora mu gihe cyazo bivanye n'ibihe umuntu arimo, n'ibihe umuntu agezemo. None se Sam, hari indirimbo cyangwa se korari cyangwa umuririmbyi ku giti cye wigeze ukorera uravuga uti wow, donc kumva uraryohewe n'uyu munsi ku buryo wenda yumvise kuri radio cyangwa wenda uyumvise hano, buryo uvuga uti iyi ndirimbo ibi bihe byari byiza? Ni benshi wakwiheraho kuko buriya muri studio mu muziki
mu miziki iyo umuntu aririmbye neza uryoherwa kurushaho. Haburyo ukora umuziki, hari nk'imiziki twagiye dukora, wakora imiziki, umuziki ugatangira kabisa umuntu akumva yiteze ko wagiye kuririmba umuntu ufite impression yajya kumva yarimbye nk'umuntu utabizi cyane, akumva bisa naho bihabanye. Yego. Nkaho ngaho nawe iyo uri hura mu recordinga wumva hari ukuntu bidasuna neza, ariko iyo umuntu asangwa azi kuririmba aririmba neza birakwenspira nawe uranezerewe. Nk'aba bantu bose twakoranye iyo aririmba wumva kabisa ari bon, ari sawa, wumva ari bon. Alex aririmba, Tonza aririmba, Gaba aririmba, ufite n'abahanga hamwe arimba kabisa wavuti wow ni sawa. Sam, hari ikintu ugeze kutubwiraho, utubwira ko udashobora gukora indirimbo zitari iz'ubutumwa bwiza cyangwa izigirira umumaro societe. Ubwo no kuvuga ngo twashyiramo wenda izihuza ubumwe n'ubwiyunge wayikora, bo wenda n'izindi. Ariko tuvuge n'urugero, habonetse nka company idafite ahantu ihuriye nivuga donc n'ibintu bya gospel, ikaguha akazi. Tuvuge n'urugero, wenda nka hoteli imwe runaka bakaguha akazi ko kujya gukoramo, kuzajya uvuza karavi, donc uvuza piano gusa, ariko abantu bahuriraho ari abantu bahujwe no gusangira nyine akantu karimo n'umusemburo, ntabwo ako kazi ko wagakora. Burya rero hari ibintu usanga wenda bigoye mu kuba umuntu yasubiza cyangwa se yafataho umwanzuro, kubera ko abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana, nibo bana b'Imana. Yego, nibo bana b'Imana. Hari abapasiteri banakora mu zindi kampani zidafite naho zihuriye n'ivugabutumwa, ariko akabikora nk'akazi. Yego, uwo nguwo ntiwamucira urubanza. Nanjye ntabwo ncira urubanza abantu b'abarokore cyangwa se abakristo bakora imiziki. Oya, si ukubacira urubanza y'ibintu by'ibishego, ntabwo mbajija. Ushobora kubikora nk'akazi ku giti cyawe, ariko nkanjye ntabwo nabikora. So kuba umuntu ashobora kuba cyangwa se company cyangwa se hoteli bampa akazi ko kuba navuza nk'imiziki, abantu bicara bavuza nk'amapiano, ushobora kubikora bivanye nuko umwuka kuyoboye. Kuko buriya ntabwo abantu twizera, hari ibanga tugira, ntabwo upfa gukora ibintu kubera ko gusa birimo inyungu. Hano hashobora kuba hagaragara inyungu, ariko nazo zifite ibindi inyuma yazo bishobora kugirira nabi kurusha uko wabanza kwitonda neza. Kuko buriya nta muntu wanga malari, ntawe numwe kwijana, ariko kubera ko hari uburyo abantu kubera umwuka w'Imana abakorera mu bantu, hari nawe ushobora kubona avantage zikomeye cyane, ariko umwuka akakubuza. Ni ukuvuga ngo wowe kugira ngo umwuka arakubuza kujya kuririmba, hari ahantu bigoye, ariko ku ruhande rwawe usibye no hanze ushobora no kujya no muri bene so, n'ahantu hitwa mu rusengero, kuko ntabwo nshaka kujya hari bivanye n'uko wakuyoboye. Hanyuma Sam, rero turagira ngo tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa cyangwa se ubutumwa message ushobora guha abana bakiri batoya bafite inzozi zo gukora aka kazi nka gukora? Urabaha ubutumwa mu buryo butandukanye, bitega iki muri aka kazi? Ubwo ni ukuvuga ngo bitega iki cyiza muri aka kazi, imbogamizi bahura nazo nizi bazabigenze bate, hanyuma unabatere courage muri make, wumva wababwira iki? Urakoze cyane. Buriya mu buzima hari ibintu bimwe bijya bikunda kugora abantu, bakagira nk'igihe bicuza bati iyo nkora gutya. Buriya ni byiza ko abantu bagerageza ibintu byose, aho kugira ngo ubeho uvuga uti iyo ndamuka narabikoze wenda hari byari gucamo ukaba utarabikoze, ahubwo ikiza no kuba wabikora. Aho ntacyo wazishinja, ubikoze bikanga ntabwo uzishinja ngo iyo mbikora, avara iyo mbikora. So ariko umuziki muri rusange, umuziki ni mwiza rwose. Nk'inama naha ababyeyi bafite abantu bakunda imiziki, ntimukabuze abana imiziki.
ntugakubita umwana ngo umuhore ko ari kujya mu miziki kubera ko nta munyamuziki uza ariko wenda ubu ngubu ho barahari basi imiziki yakijije ifitiye umumaro hari n'abantu bakora message nziza kuri societe hari abahanzi rwose benshi bafite umusanzu muri societe mu kubaka igihugu muri rusange mu burere mu muco w'igihugu abo bose barahari so nuko avantage abana ubishoboye no kumujyana mu ishuri ryabyo ubonye abikunda cyane wamujyanayo burya nta mubyeyi umenye ikizakiza umwana ndakurahiye ushobora gukubitira umwana kwiga matematike kandi we azibera nka engineer cyangwa se azibera dogiteri mu bindi wowe ushaka ifo kubanza guha umwana umwanya ariko n'ababyeyi bo bari kugenda babyumva babona ko ari ibintu abazungu bagira bakorera abana ibyo bita ama test d'aptitude umwana atangira nko gukubaganya utuntu akiri muto wabona ari nk'umwana arabana ushobora gushyira ibikinisho nka 20 ukabona agiye asectionnemo kamwe afashe kamwe ugashyira igare imodoka akamoto udusafuriya uduki twose tuntu twinshi ukabona aragiye yirebeye nk'agapanutu agapanu atangiye kwikora two guteka imodoka yayiretse byo kubaka amazu yabiretse by'amamodoka uwo mwana kenshi iyo ibyo bintu abikoze 2-3 umubyeyi abona ko umwana we ashobora kuzavamo umutetsi mwiza yego akabimuhamo imbaraga hari usanga umutetsi aba ari umukire abantu ibintu ajyamo akabishyiraho umutima wose cyane noneho hibaza uwo mwana n'ujya kumuhatira kujya kuba umwubatsi bitamurimo azagwisha inzu y'abandi aza donc mu mutwe ni haba hari ubu mudeturunye ibitekerezo hanyuma se urubyiruko rwo rwifuza gukora imiziki urubyiruko naroha courage imiziki ni myiza irakenewe muri societe kandi dufite n'amahirwe wenda kuko urumva mu bihe byatambutse wasanga hari nk'umuproducer umwe abantu bakavikana range bakaza kurunga producer ni benshi ubu bamaze kuba benshi ubu umugisha n'amahirwe ni byiza ku gihugu kandi usanga buri ntari ifite abantu yego wenda icyo bigenda bitandukaniraho na experience amatushe y'abantu karite nk'ibyo ngibyo ariko nabashishikariza abakunda imiziki vraiment muyigemo updating hari imiziki ama software abagezweho hari imiziki bisaba gusa kumva imiziki kumva producer mwiza bisaba kumva imiziki bisaba kumva imiziki cyane imiziki myinshi itandukanye kuko nk'iyo umuntu akubwiye ngo ashaka style runaka utarayumvishe birakugora kuko uzi imiziki myinshi ishoboka ese burya utekereza ko nko ku myaka yawe aho ugeze Imana iguhaye amahirwe yo gukomeza kwiga umuziki wabikora mbonye moya kwiga umuziki biri serious ntagenda nka wiga ibindi nabihagarika waba ubihagaritse kuko 3/4 maze mu buzima bwanjye ni umuziki 3/4 no kuvuga ngo 1/4 nicyo kitari umuziki mu buzima bwawe. Icyo kimwe cyakaye nakimaze ntariga umuziki. Urumva ndi uvuga ngo guhera ndi muri primaire ku myaka nka 13 nimba. Nize umuziki kugeza n'ubu ndakora umuziki. Yesu urumva. Wabonye mu waye ku buryo umuntu yiga mu byo buri professional kabisa nakwiga umuziki. Nta gihe kirarenga cyo kutiga buriye gihe cyose abantu bariga. Okay. Turagushimiye rero kandi kabazo kanyuma nashaka kukubaza ese muri wa musanzu wenda ujya utanga muri societe harimo no kuba wakigisha abantu gukora production cyangwa kwiga muzika? Kwiga production ibyo nshobora kubafasha ariko kwigisha imiziki byo biragoye kubera umwanya ntabwo muyabona umwanya ariko nka production ushobora kuza ndi gukora ushobora gukora gahunda harabonye mbyigisha nakwereka nta nubwo usanga bitanagoye ukigora cyane ni experience umuntu agira kuko kukwereka uburyo ufungura software ukaprogram ibintu ibyo ni ibintu wakwiga n'icyumweru kimwe nacyo ni cyinshi. Ese Sam hari umuproducteur cyangwa hano mu Rwanda wumva wikitegererezo cyangwa se wumva muzike ukumva ni sawa uvanyeho Aaron Tunga? Barahari waduha nk'urugero? Barahari benshi bakora neza gusa nk'umuproducer w'icyitegererezo kuri ngewe bamwe bita ngo na role model ni Aaron Tunga ni Aaron kugeza n'isaha
niwe mu producer avuga ngo kamera uyu afite ibintu byinshi wamwigiraho kweri kandi usibye n'umuziki nibyo nakunze no kuvuga n'ahandi henshi no mu buzima busanzwe ni umuntu w'umutima mwiza umuntu w'umutima mwiza urumva se umuntu wamfashije hajya mu muziki yanyigishije ibintu byinshi yafashije impano yanjye kuyidevelopa yego we okay turagushimira ndamushimira nanone aho ari sinabura kumushimira yego arona habyumva ari samara amashimiye zamu turagushimiye rero Imana iguha umugisha mu kazi kawe ka buri munsi kandi Imana iguteze indi ntambwe watubwiye ko uri gukora album uza donc mu ndirimbo wanditse zikaririmbwa n'abaririmbyi batandukanye abazishaka bazikurahe abashaka izo ndirimbo bazisanga kuri channel ya studio yitwa River Studio Rwanda Rwanda niho bayisanga ngira ngo n'abari buze kushaka kumva izo ndirimbo turaza gufata link y'indirimbo imwe tuyishyireho munsi abantu baza kuyibona murakoze cyane murakoze